Muraho neza, ikaze kuri channel ya Early Scholars. University of Rwanda nkuko mwabonye kuri X cyangwa se urubuga rwabo rwa Twitter, yatangaje ko ibisubizo bya University of Rwanda ku bantu bakoze ama application biri out, ndetse no ku banyeshuri bakomeje nabo hari announcement bareba igihe baziyandikishiriza ndetse n'igihe bazatangirira class. Ikindi tugiye kugarukaho ni ibintu bigendanye n'uburyo wa checking results n'andi makuru yose y'ingenzi ari related n'izi results ndetse na acceptance letter. Ku babonye harimo ibibazo bashobora gukora na appeal, byose ngiye kubibasobanurira muri iyi video, niyo mpamvu usabwa kwikurikiramo nta kintu na kimwe kigucitse. Duhereye ku ma announcements yombi uko ari abiri University yatanze, kaduhere kuri iri ngiri ritangaza ko ibisubizo bya University of Rwanda biri out. The University of Rwanda is pleased to inform all candidates who have submitted their application for admission to different undergraduate programs for academic year 2025-2026 that admission results are out now. Murakumva ko noneho ibisubizo biri officially out na link ndetse yo kureberaho amanota ngiyi bayitanze. Ibyo mugomba kunotinga, cyambere admitted candidates mushobora kwanga abanyeshuri babaye admitted murabimenyera ku iyi link. N'undi wese ariko wakoze application, ikintu ukora urafungura iyi link, ariko ngiye kubibereka muri steps zose ko wabikora. Hanyuma muraza kunyuza ugushyiramo registration number cyangwa student number zanyu, ubundi mumenye ngo bimeze biti. So tutarabigarukaho katanye tumenye izi notes zombi, ubundi mitenza mbibereke kuntu urareba results zawe neza. Kabiri, qualified candidates who could not be admitted into programs applied for due to high competition for programs they applied for versus their absorption capacity were provisionally admitted into other programs they qualify for, subject to making registration as confirmation for acceptance to study those programs. Hano ibi ni ibintu mukwiye kwitondera cyane kandi ni ingenzi. Nukuvuga ngo abanyeshuri bari bafite amanota ariko bakaba barasabye programs eshatu, nkuko mubizi ko mwagomba gusaba program eshatu, ariko ugasanga wa checking results ugasanga kuri leta baguhereza ya admission cyangwa se acceptance ntago program wasabye ariyo baguhaye, nuko bakugize provisionally admitted. So provisionally admitted ngo baguhaye indi program ariko itari muzo wasabye. Icyo gihe rero kuno bita bigenda, iyo ushaka kuzayiga ikibyemeza nuko iyo ubiconfirminga wishyuye amafaranga registration form ya registration fees. Iyo utayishyuye bivuze ko ushaka kuziga iyo program, ariko ku muntu bahaye programs nyine atari yayisabye wese uri kubona ngo ni provisionally admitted, amenye ko barebye muri options eshatu yasabye agasanga harimo abantu nyine ziri competitive, agasanga harimo abantu bagiye bagira amanota menshi kuye bakaba ari bo baheraho hakaba full, then bakaba bamuhitiramo mu zindi zisigaye. Abanyeshuri bose baba admitted baba ari full admitted ndetse na provisionally admitted, mwese musabwa kuhita mu confirming acceptance letter za admission zanyu mukora registration mu gihe cyavuzwe. Ni ukuvuga ngo registration izatangira ku itariki 15 z'ukwa 9 kugeza ku itariki 15 z'ukwezi kwa 11. Ubwo harimo igihe cy'ukwezi kose, ubwo umuntu uza failinga kwishyura aya mafaranga ya registration ubwo azabura umwanya we. Ikindi, ubwo umwanya we uzahita uhabwa abari kuri waiting list. Ibi bintu mugomba kubyitondera kandi mukazirikana aya matariki kugira ngo muzabikore mwubahirize igihe. Hanyuma ikigendanye n'abantu bari kwibaza cut off weighted aggregates cyangwa se amanota bafatiyeho,
ku bindi kuri porogaramu zitandukanye. Ibyo biri kuri university websites, kuri reference yari yose twifashisha university website, murayizi. Ngiye hano hari na heke za results gitanga ibyo igenderaho, ariko ntago heke ikorana ni admission, nako ngi admission hafite criteria bagenderaho kwazo, na heke nayo ikagira izigenderaho ku bana ariko baba babaye accepted. Nukuvuga ngo izo UR yagendeyeho mu gukora izi selections suni baraza kuzishyira kuri website zabo. Kuri website yabo ntago zirageraho ngo, ariko ndaza guhita nzibasharinga zikigeraho mumenye neza cut off ya nyayo. So ikindi kintu mugomba kumenya nuko mbere ko dukomeza mu bindi, continuing students bo tangira ni 15 September, ariko tudatinze reka nzembereke ko noneho wareba results zawe. Tugiye kunyura kuri link University of Rwanda yatanze, hanyuma urebe kuntu ushobora kureba results ukamenya niba wabaye admitted cyangwa se utabaye admitted. So let's get started. Step ya mbere, urafungura iyi link ya e-feeling.ur.ac.rw cyangwa se nubundi raza kwibahereza kugira ngo bitaza kubagora ko muyibona iyi link muza kuyishakisha ahantu hatandukanye. Ndayishyira muri video description ndetse no muri comment section ku muntu wese uri buyikenere. So ubwo ukimara kwifungura link baraza guhita bakuzana ku page imeze gutya ya e-feeling subsystem. Hanyuma ikintu ukora hano wowe, step yindi tukurikizaho ya gatatu no guhita uza ukashyiramo reference number yawe cyangwa student number ukayiconfirming hano. Kuvuga ngo hano urashyiramo student number yawe, wongere na hano hasi uyishyiremo uyiconfirminga, ubundi ukore kuri login. Kwiconfirminga nta kundi nuko uyishyiramo inshuro ebyiri, nta uyishyira hejuru no hasi, ubundi ugakora kuri login. Umara gukora kuri login, ikintu uhita utegereza nukubona noneho nukubona kuri screen yawe form imeze gutya, like uri kubona e-feeling subsystem ku muntu wabaye admitted. Urabona nyine profile yawe hano haratanze amazina yawe, izina, hakubwire college yawe, bakubwire program code, bakubwire program name, bakubwire aho wabaye uziga byose, bakubwire download your acceptance letter. Hano muri kubona kuri acceptance letter hariho provisional admitted. Ibi icyo bivuze nukuvuga ngo umunyeshuri uri busange yabaye provisional admitted nuko yahawe admission ariko atari imwe muri choice eshatu nyine yari yasabye. Nkuko nari bibasobanurira nabigarutseho, umuntu ariko utari gusobanukirwe ashobora gusaba ibisobanuro biruseho nta kibazo. Hanyuma ikintu uhita ukora, step ya kane, uhita ukora download your acceptance letter and print. Urakadownloadinga acceptance letter kawe, kaba kariho amazina yawe, aho ugiye kwiga, college, igihe program izamara byose, hanyuma n'amafaranga registration fees uzishyura ibihumbi 60 byose babiriho. Hanyuma byose bamara kudownloadinga ukakabika neza. Uko niko bareba results, nta kintu kigoranye kirimo. Umuntu utarabisobanukirwa uri buhure na challenge yari yose ashobora kujya muri comment section akaba yabaza any help akayihabwa nta kibazo. Wowe wabaye ubonye bwa mbere channel, nibagirwe kugenda udakande subscribe kugira ngo utazacikanwa na information z'ingenzi tubagezaho.